Ngicyo wakora mu gihe wakunze kwanze. Mu gitabo cyitwa Motivation and Personality cyanditswe na rurangiranwa mu bushakashatsi n'ubwanditsi bwa Abraham Maslow, atubwira byinshi ku mahame atanu agenga icyo twakwita nk'uruhererekane rugenga kwifuza kwa muntu cyangwa gukenera. Aya mahame apanze mu buryo bw'igishushanyo cya mpande eshatu ihagaze ku ndiba yayo cyangwa aho itangirira habanza ihame bwana Maslow yise muri iri hame atubwira ko buri muntu akenera guhumeka, kurya, kunywa, kwambara n'ibindi nk'ibyo twakwita iby'ibanze ngo umuntu agire ubuzima. Ariko mu by'ukuri ibi wabiguha ntiwakwicara ngo ushyire akaguru ku kandi, kuko mu buzima dukenera byinshi. Niyo mpamvu hejuru haza irindi hame yise safety and security. Iri hame rivuga ko umuntu akenera umutekano ku by'ubushobozi cyangwa imitungo, kugira umuryango, ubuzima buzira umuze ndetse n'imibanire ye n'abandi. Hejuru nanone ku mwanya wa gatatu haza ihame yise love and belonging. Muri iri hame atubwira ko buri muntu aba akeneye kubona akunzwe, agaragiwe, yumvwa mu muryango, afite inshuti kandi yitaweho muri make. Ihame rya kane yaryise self esteem. Ni ihame ritubwira ko buri muntu wese aho ava akagera aba akeneye kubona adasanzwe kandi agirirwa icyizere mu byo akora, yubahirwa ku byo ageraho, mbese adasuzuguritse muri bagenzi be. Ihame rya gatanu yaryise self actualization. Muri iri hame riri ku gasongero k'ayandi yose, tugende kuri cya gishushanyo cya mpande eshatu Maslow yifashishije, atubwira ko buri muntu akenera kwibonamo udushya, ububasha mu guhanga no kuba yagira ibyo we wenyine yakora cyangwa akageza ku bandi, no kuba ibyo byose byakirwa neza n'abamugaragiye. Aya mahame yose uko apanze bifite impamvu kandi Maslow yahaye umwanya. Niyo mpamvu iyi hame rimwe rirangiye umva bisa nkaho ibyo bihagije ngo ubuzima bube bwakomeza. Gusa irikurikiyeho nanone rikwereka ko nubwo wasaga nk'unyuzwe, hari ibindi wari ukeneye ngo nanone wumva unyuzwe bihagije. Ariko nanone iyo ugeze kuri rya nyuma biba bisa nkaho nta kindi kintu gisigaye mu by'ukuri. Gihari wakidusangiza nawe muri komenti. Ariko mu bushakashatsi bwa Maslow, wariye, ukambara, ugakundwa, ugatunga, ugatekana, icyaba gisigaye menya hari ari ijuru. Ushobora kwibaza rero uti ese hagize rimwe muri aya mahame ritagerwaho mu buzima byagenda bite? Aya mahame uko ari atanu mu by'ukuri ni ugukenera, rimwe na rimwe akaba no kwifuza kwa muntu. Niyo mpamvu twese bitaduhira kuyageraho bihagije cyangwa bikwiriye, ntibihira bose mu by'ukuri. Uyu munsi nyemera tuganire ku cyo wakora igihe kimwe mu gukenera cyangwa kwifuza kwawe kitagenze neza, by'umwihariko tuganishe ku ihame rya gatatu love and belonging, cyangwa gukunda, gukundwa no kubona ufite aho wisanga. Ko twabonye ko buri muntu akenera gukunda, gukundwa, bigenda biti iyo bigerageje ariko ntibigende neza. Niki wakora mu gihe ukunda ateye utwaza icyifuzo cyawe? Ngo wahe ikaze kuri Mupa Media TV. Iki kiganiro cyitwa Icyo abahanga bavugaho. Naho ngewe nitwa Muhire Patrick. Wowe icyo ngusaba ni gito cyane, kora subscribe, share na comment, hanyuma wige gukanda no gukazogera, ubundi Icyo abahanga bavugaho cyose ukigiraho amakuru. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko uri umuntu ukomeye, umuntu w'agaciro kandi ukwiye kubahwa nk'uko ari amahame bitugaragariza. Gusa nanone wibuke ko ibyo nk'uko bikugirirwa cyangwa ubyifuza ariko na mugenzi wawe bikwiye. Niyo mpamvu habaho gukunda no gukundwa. Urukundo ruri mu bintu byiza bibaho ku isi, ariko ibi bishoboka gusa igihe cyonyine wakunze nawe ugakundwa kandi by'ukuri, nk'uko tubikesha urubuga rwa murandasi ditch.org. Niba uwo wakundaga kwanze, ikintu cya mbere ukwiye gukora, wimutuka cyangwa ngo umubwire nabi. Birababaza kandi cyane kubona igisubizo kitajyanye no gushaka kwawe cyangwa ibyo wari witeze, cyane ko iyo wakunze umuntu umufataho umwanya munini umwiga
ngo bizahe amahirwe icyifuzo cyawe. Akenshi rero bitagenze neza kubyakira bihira bake, ariko kubyakira nicyo gisubizo cyonyine kirambye kiba gihari. Iyo ubwiye umuntu nabi uba umweretse intege nke zawe, kandi icyo urwanira twakwita nko kwihorera cyangwa kumva uruhutse uba ugiteje ibyago byo kutazigera kigerwaho na rimwe kurushaho. Tekereza uko witwaye nabi imbere y'uwakwanze, biramutse bimenyekanye ku bandi bantu bose uzigera ukenera kugerageza mu buzima bw'urukundo bwawe bwose. Wongere utekereze nanone uramutse bamwitwayeho neza none bikagera kuri ba bantu, nurangiza wihe igisubizo nawe. Urukundo rushingiye kuri byinshi, ariko ahanini rugashingira ku marangamutima ya muntu. Hari abantu benshi byagiye birangira bisanze bakunda abo bari baranze bitewe n'uko bitwaye nyuma y'uko babahakaniye. Itware neza imbere y'abantu, nta kintu kimwe ubuhombo mu by'ukuri. Ikintu cya kabiri batubwira, emera kandi wakire igisubizo hawe. Kutemerwa dushingiye kuri ya mahame twavuze haruguru ni igikomere gikomeye kandi gikenera igihe no gukira. Kwemera no kwakira igisubizo niwo muti wonyine ushoboka wagufasha gukira icyo gikomere. Ubuzima bw'imibanire y'abantu bushingiye ku kwiga, by'umwihariko wiga imyitwarire ya bagenzi bawe kugira ngo ubashe kubana nabo. Iyo wemeye rero ukanakira igisubizo wahawe, biguha amahirwe yo kukigiraho no kumenya ibyo ukeneye guhindura mu magerageza y'urukundo. Ikintu cya gatatu batubwira, wigerageza guhindura ibyo uwo wakunze atekereza. Mu gihe cyo gutereta hari ibiganiro ugirana n'uwo ukunda, ariko abahanga bakavuga ko mu butumwa duhanahana tuvugana 7% konyine ariko gaca mu magambo, 55% kakaba ibimenyetso dukoresha umubiri wacu mu gihe tuvugana. Ni byiza rero ko wiga uwo wakunze ku rwego ruhagije, kuko burya na mbere y'uko ujya no gufata icyemezo cyo kumubwira ko umukunda, na mbere y'uko nawe agusubiza, 70% by'igisubizo aba yarabiguhaye kera. Ibi twese ni ibintu dusa nkaho dusanzwe tuzi, gusa igitangaje ababiha agaciro igihe bisanze muri situation nk'iyo cyangwa umwanya nk'uwo turi bakeya. Usanga turwana no guhindura intekerezo zabo twakunze, ariko ku munota wa nyuma. Ikintu cya kane batubwira, wikwihutira guca cyangwa guhagarika umubano wawe n'uwakwanze. Umuntu wakunze ukagera ku rwego rwo kumubwira ko umukunda ugambiriye ko nabagukunda, haba hari byinshi amaze gukumenyaho kandi nawe umuzi. Bibaho cyane rwose ko bamwe muri twe babeshanya bagambiriye gukurura abo bakunda bitaka ibidahari. Yego nibyo, nugutereta ntacyo bitwaye igihe bikugendekeye neza rwose, ariko niyo wamubeshya kajana hari ibyo abakuziho. Rero umuntu nk'uwo ukuzi gutyo ni byiza kandi biroroshye ko mwaba inshuti kurusha ko wahita umwicaho. Ubucuti bwanyu bushobora gukomera ku rwego bishobora no kurangira munakundanye. Wikwicira amayira ako kanya. Ikintu cya gatanu batubwira, irengagize ko hari ikintu ukunda yakwimye cyangwa uko yakwanze. Mu gihe wahisemo kwikomereza ubuzima bwawe n'uwo wakunze ukamuha amahoro, uba ufite imbaraga zo kubaho neza mu gihe cyo kwivura icyo gikomere watewe. Ibi kandi binaguha gukira vuba no kwirinda amenyo y'abasetsi, cyane ko niyo muhuye biba byoroshye kuba mwakwisanga muri kuganira kandi ntawe urakariye undi. Umuntu wakunze uba umukunda, nta mpamvu n'imwe bikwiye gutuma umugaragariza igisa n'urwango niba wamukundaga koko. Ikintu cya gatandatu, urubuga rwa murandasi #org batubwira, wikwiyumvisha ko igikuba gicitse cyangwa ibikubayeho utabikwiye. Ejo naragerageje biranga, n'ubu ndagerageje. Ahari menya nta muntu nkunda ku isi, nta n'uwankunda yewe. Urukundo ni ikintu twese dukenera ku rwego bamwe barufata nk'aho ari ibintu biri aho binasanzwe buri wese yajyamo igihe cyose ashakiye. Ariko mu by'ukuri urukundo ni ikintu gikomeye ku rwego ikosa rimwe gusa rishobora gusenya ubuzima bwawe bwose. Ikintu cyose gishingiye ku marangamutima kiba gishingiye ku mitekerereze ya muntu, kandi by'umwihariko kiba gishobora kugira ingaruka ku byo akora byose. Akazi akora,
uko abana n'abandi byose bishobora guhungabana kandi bigakurikirana ubuzima bwe bwose. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma batubwira, kuba wakora mu gihe uwo wakundaga kwanze. Zirikana ko guhakanirwa ari ibintu bisanzwe. Birasanzwe cyane rwose ko umuntu yakanirwa mu buzima, by'umwihariko ko duhora dukenera gusabana hagati yacu cyangwa gukenerana. Ikintu cyose usaba ni uko uba ugikeneye. Iyo ugize amahirwe uragihabwa, iyo byanze urakomeza cyangwa ugashakira ahandi. No ku rukundo rero ni kimwe. Twibwira ko tuba turukeneye kurusha ibindi bintu. Ibi ni byo biba intandaro y'uko bitubabaza kurushaho iyo duhakaniwe. Nyamara buri ikintu kibanziriza urukundo tugendeye kuri ya mahame ya Maslow ni ukuba umuntu yihagije, yambaye, yariye, yanyweye n'ibindi nk'ibyo. None niba waguhakanira usaba akazi, ubuzima bugakomeza kandi ukagumana icyizere cyo kugerageza ahandi wizeye ko bizakunda, ndetse ni gute bigera ku rukundo ukumva ko isi irangiye? Icyo usabwa ni ukumva ko bisanzwe mu buzima kandi ingero urazifite hafi yawe. Ngayo nguko rero, ubwo ni bumwe mu bumenyi dushobora kwita rusange, ariko ugasanga buhora butugonga bukanateza ingorane mu buzima kubera kutazirikana. Menya ko inyungu zose zishingiye ku kugerageza, kandi uzirikane ko mu mahame agenga gukenera kwa muntu ibyifuzo bye bidahora bigerwaho nk'ihame, cyane iyo biraca kuri mugenzi we. Nawe aba afite uburenganzira bwo kwirebaho cyangwa kwikunda mbere y'uko yubahiriza ibyawe. Nitwa Muhire Patrick. Iki kiganiro cyitwa Icy'abahanga babivugaho. Gushimiye ko twabanye. Ibiganiro nk'ibi byizewe kandi ku gihe kuri Mupa Media TV nakagaruka. Hasta luego. Adios.